Urukundo ni igihe wumva yuko umuntu ari uw'agaciro mu buzima bwawe, ari uw'umumaro, ari uwo kwifuzwa, ari umuntu nyine wumva muri wowe ukunze. Rero hari igihe abantu tubaye hari kugasanga umuntu abayeho nta rukundo agira, kandi muri uko kubaho nta rukundo agira akumva yuko we akeneye ko hari uwamuha urukundo. Mana data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye ko ukindinze ukaba unyemereye kugaruka kuri Aline 250 TV. Ndamahoro ubishimirwe, ushimiye ko urinze abari kunyumva, ngushimiye ko ukibabereye Imana, kibahaye ubuzima buzima. Ndagusabye rero ngo n'abatameze neza ubaho ubuzima buzima, uganze kandi utegeke iki kiganiro tugiye kwinjiramo, ubane natwe, ineza yawe n'urukundo bitugote. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndabashuje inshuti bakunzi ba Aline 250 TV, mwebwe mudasiba kunkurikirana uko bwije nuko bukeye. Imana y'amahoro ibagirire neza, abari mu burasirazuba, mu burengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali, mwese ndabasuhuje. Imana y'amahoro ibiteho, ihaze kwifuza kwanyu, ibarengere muri byose. Abari muri Afrika, abari mu bihugu bya kure, mwese bari kumva ururimi ndi kuvuga, ndabasuhuje n'ukuri, mugubwe neza. Imana y'amahoro ibagirire neza. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku magambo akurikira. Uyu munsi ndifuza yuko tuganira ku rukundo. Twese dusabwe kugira urukundo. Kristo agiye kujya mu ijuru yabwiye intumwa ze, arababwira ati amategeko ni menshi ariko itegeko riruta ayandi, mukundane. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku rukundo. Ese urukundo ni iki? Urukundo ni igihe wumva yuko umuntu ari uw'agaciro mu buzima bwawe, ari uw'umumaro, ari uwo kwifuzwa, ari umuntu nyine wumva muri wowe ukunze. Rero hari igihe abantu tubaye hari kugasanga umuntu abayeho nta rukundo agira, kandi muri uko kubaho nta rukundo agira akumva yuko we akeneye ko hari uwamuha urukundo, nyamara ntamenye yuko ibyo yifuza ko yagirirwa ni byiza ngo nawe abigirire abandi. Rero nimba wumva ushaka ko abantu bagukunda, ni byiza ngo nawe ugire urukundo, ni byiza ngo nawe ukunda abantu, kubera yuko ntago waba uri umuntu w'umurakare, ntago waba uri umuntu w'umugome, ntago waba uri umuntu uhora uhemukira abandi, ntago wahora uri umuntu uteranya abandi, ntago waba uri kazarusenya ngo nurangiza ngo wicare ngo ujye kwiganyira ngo ariko Mana ngo kuki nta wunkunda, ngo reba nta wunkunda, ngo haba mu muryango, haba mu rungano, haba hehe. Jya wisuzuma nshuti yanjye, jya wisuzuma, kubera ko icyo umuntu abiba nicyo asarura. Nimba utagira urukundo, nimba uri umurakare, nimba waca ku muntu ukamushakuza telefone ye, nimba waca ku muntu ukamwiba, nimba wagera mu rugo rw'umuntu ibintu byose ukabihindanya, urumva uwo muntu yagukunda? Nimba mu rungano rwawe uhora ushihura abantu, nimba uhora ufite amagambo yo gusenya abandi, urumva abo bantu bazagukunda? Rero nimba udafite urukundo, ntukicare ngo utekereze ngo ariko ngo kuki abantu batankunda, ngese abantu banyangira iki, ngo kubera iki ngo ahantu hose ngeze abantu banyanga. Nimba ukeneye kubona urukundo, nimba ukeneye gukundwa, nimba ushaka igikundiro, nawe banza ukunda abandi, nawe banza ukunde bagenzi bawe. Ni gute umuntu wumva yuko yagukunda wowe utamukunda? Cyane ko binagoye. Uretse Yesu wenyine niwe ibyo bintu wabibashije, ariko ubundi umuntu nyamuntu, umuntu nkanjye, umuntu nkawe, umuntu wambaye inyama n'umubiri n'amaraso, biragoye ko wapfa gukunda umuntu utagukunda. Buriya n'ababyeyi baragerageza bagakunda abana, rimwe na rimwe bakabananira, kabwira umwana ntiyumve, bikamuvuna akagomeza akagukunda, ariko hari igihe kigera rwa rukundo nawe rugakama. Rero nawe nimba ushaka gukundwa, nawe gerageza ukunda abandi, ukunde bagenzi bawe, ugire igikundiro mu bandi, nawe ubakunda, ubereke kubitayeho. Umuntu narwara umusure, umuntu nagira ibibazo umugereho, umuntu numara igihe utamubona umuhamagare, umubwire utamakuru, uraho urakomeye, umeze neza. Umuntu namara igihe ari mu bitaro umugereho, umubwire uti komera, ihangane. Umuntu najya muri gereza umugereho, umushyira agasukari, umushyira agakoma, umubwire uti komera, bibaho. Umuntu
napfusha umutabare umubwira uti hangane, umuntu nagira ibirori umushyigikira. Ibyo byose nubikora, umuntu business nihomba umubwira uti komera, bibaho, ihangane. Ariko se wowe umuntu ararwaye ntumusuye, umuntu arapfushije ntumutabaye, umuntu agiye muri gereza ntumugezeho, umuntu business ye irahiye, utawa nurangiza uti ngo uko batankunda. Ubwo wowe kweri urumva icyo gikundiro ukeneye ugikwiriye koko? Natwe tujye dushyira mu gaciro. Rero ni byiza yuko ugira amagambo meza muri wowe, ukagira gukunda abandi. Urwo rukundo ukunda abandi nawe rurakugarukira. Nimba umuntu ashobora kugira ikibazo ukamufasha, menya ngo nawe ngejo bundi ningira ikibazo sinzabura umfasha. Okay, ushobora kudafashwa na wa wundi wagufashije, ariko ibintu dukora n'Imana ibibireba. Ushobora kudafashwa n'umwe wafashije, ariko Imana igaca mu zindi nzira, nawe ikaguhagurukiriza undi muntu akagufasha, nawe ikaguhagurukiriza undi muntu uri mu bitaro akagusura, nubwo wa wundi wasuye atagusura. Ariko menya ngo muri ubu buzima ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Umunyarwanda yaravuze ngo gira neza wigendere. Burya iyo ugira neza akenshi uba ufite igikundiro. Kubera iki? Ibyo biba bigenda bikugarukira, nubwo hahandi wabibibye atari bo bakora bikugarukira, ariko hari izindi nzira Imana inyuramo. Hari abandi bantu Imana ikoresha. Nimba nawe ugeze mu bitaro ukabona umuntu utatekerezaga, ukabona aragusuye, akuzaniye ka potaje, akuzaniye ka boyiro, araje ati nukuri komera, ihangane. Kubera iki? Nawe harabo wabikora. Hera uyu munsi uri muzima, uyu munsi ufite imbaraga, uyu munsi ufite amaboko, uyu munsi urumva wihagije. Ariko ejo bishobora kuba atari ko bizaba bimeze, ejo bishobora kuba bitahinduka. Hari umuntu wumva yikunze ubwe akavuga ati n'ubundi iyo nkeneye ikintu ndakiha, iyo ndwaye nijyana kwa muganga nkivuza nkakira, ubuzima bugakomeza. Iyo nkeneye ikindi akigurira. Ariko nshuti, bucyana yandi niko umunyarwanda yavuze, gira urukundo, menya kubana n'abandi, menya gusabana n'abandi, menya gukundana n'abandi, we kuba nyamwigendaho. Uri kumva? Ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Uyu munsi ushobora kuba uvuga uti icyo nkeneye ndakira, nimba ndwaye nta murwaza nkenera, ariko ejo bundi ukajya kwa muganga bakakubwira ati bimeze gutya na gutya, umubiri wawe ntuhagaze neza. Ejo bundi bakakwandikira ibitaro, ejo bundi ukaryama ku gatanda kwa muganga, kwiyegura bikakunanira, bikaba ngombwa yuko ukenera umuntu w'ubutuzi, bikaba ngombwa yuko ka gapotaje wihaga ukenera umuntu ukagusukira ku munwa ngo kamanuke. Oroha abana n'abandi amahoro. Gerageza wumve yuko utihagije. Nta muntu wihagije mu buzima bwe. Ariya mafaranga ubona uyahabwa n'abandi. Yego uba wakoze cyangwa se wakoresheje ubwenge bwawe cyangwa imbaraga zawe, ariko kugira ngo biriya bintu bigereho hari abandi babikugezaho. Gerageza na wa wundi woroheje, gerageza ubane nawe. Uriya mushobora guhura imodoka ikugonza, akaba ari uzagufasha kugira iki, kuba yaguhamagarira ambulance ngo izi gukura aho ngaho. Rero nimba ushaka gukundwa, nimba ushaka igikundiro, nawe gerageza ukunda abandi, nawe gerageza umenye kubana n'abandi, gerageza ubabwire amagambo meza, gerageza ubabwire amagambo abakomeza, gerageza ubereke ko bakunze, gerageza ubereke ko ari ab'umumaro mu buzima bwawe, gerageza ubereke ko ari ab'agaciro. Icyo gihe nawe ejo cyangwa ejo bundi uzabona yuko uri uw'agaciro nawe mu buzima bwawe. Naho nufata umuntu ukamwegeza ku ruhande, umuntu agahura n'ibibazo wowe muri wowe ukavuga atawa, ejo bundi nawe nibikugeraho nawe azakureba yiyicarira avuga ati awa. Kubera iki? Icyo umuntu abiba nicyo asaruye. Umunyarwanda we yaravuze ngo akebo kajya wamugarura. Ntago akebo kajya ahantu ngo gahereyo, oya. Ahubwo nimba ugiye ahantu ujyanye yakebo, ujyanyeyo ibishyimbo, ejo bundi kakugarukira karimo amasaka. Iyo ugiye ahantu ujyanye agaseke karimo intoryi, ejo bundi kakugarukira karimo karoti. Iyo ujyanye ahantu agaseke karimo pome, ejo bundi kakugarukira karimo ibinyomoro. Rero akebo kajya wamugarura. Ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Inshuti yanjye, ukeneye gukundwa, ukeneye kugira inshuti. Nubwo muri iyi minsi abantu bihaye imvugo ngo nta
nta rukundo rukibaho banza umenye ngo nawe ubwawe nta bushuti bwawe nta rukundo rwawe. Rero iyo umuntu yicaye adafite ibyo bintu yumva ko n'abandi bose ariko bameze. Oya, aho ngaho urishuka. Nimba nta rukundo ufite wivuga ngo nta rukundo rukibaho guteze abantu bose se ni wowe? Oya, hari abantu bafite urukundo, hari abantu bafite ubumuntu, hari abantu bagifite indangagaciro, hari abantu bagifite gufasha, hari abantu bagifite kumva abandi, hari abantu umuntu agihamagara ati ngize ikibazo yo akakubwira ati komera kanze ndebe uko mbigenza. Abo bantu barahari. Wikumva nimba umuntu aguhamagaye ngo sha ngo wamfashije wampaye 100 ko ngize ikibazo ngo uvuge ngo uyu mwese koro ngaje kumagiraho. Nimba ari kuteye wikumva ngo abantu bose niko bameze. Cyangwa nimba waragize ikibazo ukabibwira umuntu umwe ukategereza ko yagufasha, yaguhumuriza, yagukomeza ugaheba, wikumva ngo abantu bose niko bameze. Oya, ntago abantu bose ariko bameze, ahubwo uwo muntu mwahuye niko ameze cyangwa wowe niko umeze, ariko wikumva ko abantu bose ariko bameze. Nshuti yanjye rero, icyo umuntu abibye nicyo asarura. Nimba ushaka ibyiza nawe bikorera abandi, nimba ushaka gutera imbere nawe teza imbere abandi, nimba ushaka ko abantu bagufata nk'umuntu w'icyubahiro nawe ubaha abandi, nimba ushaka ko abantu bagufata nk'umuntu w'agaciro nawe hagacira abandi, nimba ushaka ko abantu bagukunda nawe kunda abandi, nimba ufite urukundo nawe uragira iki? Uraruhabwa. Uzarebe nimba uri umusore, iyo ukunze umukobwa ukamukunda koko kandi byanyabyo, ejo ukajya kumutereta akakubwira ati ngiye nta gahunda mfite, ngiye sinagukunda, ngiye sinakwemera. Ibyo kuvuga ngo wamukundaga wagiraga iki? Rwa rukundo ruragabanuka ukagushiramo bikarangira umubona nk'abandi bose. Ariko nimba ubwiye umuntu uti ndagukunda, nawe rwa rukundo akarukwemerera, nawe akakubwira ati nanjye ndagukunda, murakundana, urukundo rugakomeza, ibintu bigakomera. Ariko nimba ukunze umuntu we ntakwereke ko agukunze, urukundo rurashira, urukundo ruragabanyuka, urukundo rurarangira, ntumenye ko wa muntu wanamukunze. Nimba uri umugore mu rugo ukaba wumva igihe cyose umugabo wawe ari we waguha gift, ari we wakugurira umwenda, ari we wakubwira amagambo meza, ari we wowe ukumva ntacyo wakora, wowe uri wo kwakira gusa, uri wo kumva yuko ukunzwe, umeze nk'ivaze muri salo, ukumva mbega bajya bahora bakuhira, bagira icyo umuntu ukagenda ugatohagira ukamera neza, nyamara ukumva yuko wowe ntacyo wamukorera. Urwo rukundo narwo rugira igihe akagenda avuga ati si umugore mpora ngirira ibi nibi, wakaba nta kintu yankorera, ubundi ibi bintu bimerera ibi, ejo bundi akakugenzereza gutya, nawe ukaba wagira ikindi kintu ukora. Icyo gihe ibyo bintu biragufasha, icyo gihe ibyo bintu bituma urukundo rwanyu rutera imbere. Kuko nyine uyu munsi aguha gift runaka, ejo akaguha indi, nawe ugacishamo ukagira ukuntu umunezeza, umushimisha, ukamubwira sheri nanjye nakuzaniye aka gift. Icyo gihe urwo rukundo biragorana kuba rwashira. Kubera iki? Umugabo ibyo abiba agenda bisarura, umugore ibyo abiba agenda bisarura. Ariko se wowe uri umugore, urumva nimba ari ikanzu nziza nukuyikugurira, nimba ari urukweto rwiza nukurukugurira, nimba ari imisatsi bayigukoreshereza, nimba ari inzara bazigukoreshereza, nimba ari agasutiya bakakugurira, ukumva ibintu byose, nimba ari ukurya baguhereza, nimba ari ukunywa baguhereza, ukumva nyine wowe ukeneye kubona umuntu ukwitaho, wowe ukeneye kubona umuntu ugukunda, ubona yuko agukunze, ariko wowe nta kintu ukeneye kumukorera, wowe uri wo kwakira gusa. Oya, uwo mugabo nawe akeneye urukundo, ntago akeneye kugukunda ngo wowe ureke kumukunda. Rero niwumva yuko ukeneye ko umugabo wowe agukunda gusa, wowe ntumukunde, urwo rukundo ruzashira. Ibyo bintu azabikora umwaka 1, 2, 5, ariko bizagera aho bimushiremo. Ikindi aho niho hahandi ejo bundi ahura n'umugore, yabona nawe umugore umwitayeho, yabona umugore umuhaye gift, yabona umugore umukunze kurenza wowe uhora wakira. Ejo bundi wabona bimwe yaguhaga bihindukije bijyanye ahandi,
akavuga ngo umugabo wanjye yarahindutse, ngo umugabo wanjye nta kinkunda, ngo sheri wanjye nta kinyitayeho, ngo inshuti yanjye ntikinyitayeho. Si umugabo gusa, yaba na sheri wawe wenda uri umukobwa, yaba n'inshuti yawe mu buzima busanzwe. Oya, nimba umuntu akweretse ko agukunze nawe mukunde, nimba umuntu akweretse ko akwitayeho nawe mwiteho, nimba umuntu akweretse ko uri uw'agaciro mu buzima bwe nawe mwereke ko ari uw'agaciro mu buzima bwawe. Naho umuntu nakwereka ko uri uw'agaciro mu buzima bwe, wowe wajya umureba ukamukubana zeru, ukabona ntacyo ari cyo, ukabona ntacyo amaze, ejo cyangwa ejo bundi azabona ko akwihomaho ave mu buzima bwawe. Kandi buriya nava mu buzima bwawe nibwo uzabona neza ukuntu yari uw'agaciro, nibwo uzabona neza ukuntu yari uw'umumaro. Rero nshuti mukunzi wa RUNO250 TV, wowe ukinkurikiye, ni ukuri menya ngo nimba umuntu agukunda nawe mukunde, nimba umuntu akubwira amagambo meza nawe mubwira amagambo meza, nimba umuntu ubona yuko agufata nk'umuntu w'agaciro mu buzima bwe nawe mufate nk'uw'agaciro mu buzima bwawe, nimba ubona ko umuntu ari uw'ingenzi mu buzima bwawe nawe nyine nabone yuko nawe uri uw'ingenzi mu buzima bwe. Naho numva yuko wahora wakira ubwirwa amagambo meza, wakira undi wagahora kanuye utamwitayeho, ntiwamuhamagara igihe cyose muvugana ari uguhamagaye, wenda unafite n'amayinite ariko kumva ntiwamuhamagara. Icyo gihe inshuti yanjye nawe nta kintu kizima azageraho, bizagenda bishira birangire biyobotse. Inshuti bakunzi ba RUNO250, rero niba ugejeje aka kanya ugikurikiye iki kiganiro utarakora subscribe, ni byiza ngo ukande subscribe kugira ngo n'ubutaha ibiganiro byacu uzabashe kubikurikirana. Imana y'amahoro nibagirire neza, Imana y'amahoro komeze bashoboze kugwiza urukundo muri mwebwe, ndetse twebwe twese tugira urukundo, tubashe kubana amahoro, cyane ko urukundo ari ingenzi, cyane ko urukundo rwihanganira byose, rubabarira byose, rwishimira intambwe y'umuntu. Tubashije kugira urukundo twese twabaho mu mahoro, mureke dushime Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye kubw'iki kiganiro. Ibi byose ntitwabyishoboza utadushoboje mubyeyi mwiza. Dushoboze kugira urukundo, udushoboze kubana twese amahoro, ubidushoboze kuko uri Imana ibibashije. Urakoze mubyeyi, ushimwe kubyumvishe. Tugusabye bike ngo ibyinshi biduhere ubuntu, kandi byose tubisabye dushima mu izina rya Yesu.